ikaze kuri kurikira icyo biti n'umwaka turagushimira ko subscribe kandi utakora subscribe turagiye tukumenyesha ko uyu mwanya wo kuba kwa subscribe ukajya ubona amakuru meza cyane agezweho ataraca ahandi henshi cyane kandi gatanu kuri gatanu. Kwa subscribe dukomeza n'amakuru. Reka iyi nkuru yacu tuyikomereza hano mu mujyi wa Kigali ku bari barahawe gasopo yo kuzongera kumanika amatete. Umujyi wa Kigali wasobanuye ibyo guhagarika ibikorwa by'abakodesha amahema aberamo ibirori. Nyuma y'uko bamwe abashoramari bo mu mujyi wa Kigali bakodesha amahema akorerwamo ibirori biri mu bukwe, bagaragaje ko batunguwe n'icyemezo cy'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali cyo guhagarika ibyo bikorwa. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko ikigenderewe atari ukurandura aya mahema, ahubwo ko ari ukubahiriza igishushanyo mbonera. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa kane tariki 21/07/2023, umuyobozi w'umujyi wa Kigali Dence Rubingisa yavuze ko hagamijwe kureba isuku no kurwanya urusaku, bityo ko hagamijwe kwandura amahema cyangwa se gukuraho ahakorerwa ubukwe. Ntago ari cyo kibagamije. Avuga ko ikigambiriwe ari ukubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali, ko atari amahema gusa n'izindi nyubako zirimo insengero, ibiro ndetse n'inzu zo guturamo n'izindi zitandukanye zirebwa n'iyi gahunda. Ati ntabwo umujyi wa Kigali ugamije gusa amatente, ahubwo ni ukureba ko ibisabwa byubahirizwa, harimo no kubahiriza iby'urusaku, isuku, aho imodoka ziparika, umubare w'abantu. Akomeza avuga ko ikigamijwe ari ukwegera abafite ibi bikorwa by'amahema, yaba ayakira ubukwe, ibirori ndetse n'inama, bagasabwa kugira icyo bubahiriza hagamijwe kutabangamira ababituriye ndetse n'ibikorwa byabo ubwabo. Ati nuko ubukwe ushobora gukorera ahantu hose ariko ntubangamire abaturanyi. Icyari kigamijwe ni ukugira ngo abantu bibutswe kubahiriza igishushanyo mbonera. Iyo ugiye gushyira ihema ahantu runaka ugomba kubisabira uburenganzira, bivuze ko ibyakozwe ku ihema rimwe bigomba no kubahiriza ku yindi yose. Ni ukureba ese ufite ibirwanya inkongi, ufite ibishobora kuba byagufasha mu kugabanya urusaku. Yemeza ko nta muntu uragaragariza umujyi wa Kigali ko yaba yarahuye n'igihombo, kandi ko niba anahari bizaganirwaho harebwe igikorwa. Hari ababa barishyuye gukorera mu aya mahema. Meya Rubingisa avuga ko hazarebwa abasohoye ubutumire hakagira igikorwa. Meya Rubingisa yakomeje avuga ko nta hantu uyu mujyi wa Kigali ufite wavuga ngo iki ni icyanya cy'ubukwe nk'uko hari icyanya cy'inganda, ahubwo ni ukureba ibipimo byubahirizwa mu bikorwa. Uwubaka arubahiriza iki? Ushyizemo urusengero arubahiriza iki? Ibyo ni ibikorwa tuba dufite mu buzima busanzwe ndetse no muri gahunda dufite y'igishushanyo mbonera. Ni uko wajya ugera ku kintu cyose utiriwe utega imodoka yewe no gutaha ubwo bukwe. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo, Dr Melody Mpabwanamaguru, yavuze ko umuntu wese ugiye gukora ibikorwa
cyakira abantu bose, ni uko bagomba kureba niba koko ibikoresho dukoresha bitanga ubuzima ku bari hanze y'inyubako cyangwa ihema ndetse no ku bari imbere. Ari nayo mpamvu habaho bwa bugenzuzi buhoraho harebwa ko byubahirizwa. Abayobozi batangaje ko ibi nyuma y'uko bamwe bafite ibikorwa amahema yakira amakwe mu mujyi wa Kigali bagaragaje impungenge ko iki cyemezo gishobora kubashyira mu gihombo, dore ko bamwe bavuga ko hari amafaranga y'abakiriye barangije kwakira bateganya gukoreramo ibirori mu bihe bitandukanye. Murakoze kuri subscribe kuri uyu mwanya, turaza tukugezaho amakuru akurikiye mu wundi mwanya.